Ibihe byiza cyane bakunzi ba Real Vibe. Uyu mudamu ubona aho kuri screen yawe si umuyobozi w'umudugudu, si umuyobozi w'akagari, si umuyobozi w'umurenge, ntari no muri njyanama y'akarere ka Nyanza. Si umukirina ku karere, si umudaso ku karere, ahubwo uyu mudamu ni Gatiki wifotoreje mu biro by'umuyobozi w'akarere ka Nyanza cyangwa se wicaye mu ntebe meya yagakwiye kuba yicaramo. Ibi byose byabaye mu cyumweru cyashize cyangwa se byabaye muri iki cyumweru turi kurangiza. Ese ni ibiki byihishe inyuma y'iyi foto y'uyu mudamu wifotoreje mu biro, yifotoreza mu ntebe meya yakabaye yicayemo? Turi kwibaza duti se ninde wamufashe iriya foto, ko bigaragara ko iriya foto yafashwe byateguwe kandi na nyiri foto nawe wabonaga ko yiteguye, atari ifoto yayindi nyine umuntu ashobora kuvuga uti umuntu yamfotoye ntabizi cyangwa se yamfotoye ngewe nta ruhare mbifitemo. Nibyo tugiye kurebera hamwe rero, kuko iyi foto yakurikiranywe, yagiye ivugwaho n'abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye kubera ko yahise ikurikirwa n'iyi nkuru mugiye kubona. Ku itariki 16 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2025 saa 5:56 nagiye ku gihe.com nsomaho inkuru ifite umutwe ugira uti Ntazinda wari meya wa Nyanza yatawe muri yombi. Niyo nkuru, ni umutwe, nawe ushatse wajyaho ugasoma ukareba ibijyanye n'iyi nkuru cyangwa se ukareba ibijyanye n'itabwa muri yombi, kubera ko umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry yemeje aya makuru y'uko uwahoze cyangwa se wari meya w'akarere ka Nyanza ariwe Ntazinda yatawe muri yombi. Umva uko i Nyanza bogeza. Ese ni ibiki byakurikiye n'iyi nkuru cyangwa se ni ibiki byahise bikurikiraho mu bijyanye n'iyi nkuru? Muri iyi nkuru iyo uyisomye uhita usangamo ko umuyobozi w'inama njyanama y'akarere ka Nyanza ariwe Mukagatare Judith yabwiye igihe ko ihagarikwa rya Ntazinda rishingiye ku myitwarire mibi yagiye imuranga, nubwo atasobanuye iyo ariyo. Ntabwo yasobanuye iyo ariyo, tubyumvikane neza, mutaza kuvuga muti uyu muntu cyangwa se Eric wacu ari kudutangariza ibintu adahagazeho. Muri iyi nkuru bivugwa ko Judith Mukagatare atabashije gutangariza itangazamakuru cyangwa se igitangazamakuru cya igihe.com imyitwarire idahwitse cyangwa se imyitwarire itari myiza yagize gute yatumye meya w'akarere ka Nyanza agira gute yeguzwa cyangwa se avanwa mu ntebe y'ubuyobozi. Mbere twatangiye mbereka ifoto y'umudamu cyangwa se y'umudamu umwe gutya wifotoreje mu biro by'umukuru w'akarere cyangwa se bya meya w'akarere ka Nyanza, kandi atari n'umukirina byibuze ngo tuvuge ngo yari yinjiyemo agiye kugira ate, agiye gukoramo amasuku. Reka turebe ibyagiye bikurikirwaho. Ubwo nyine ni amakuru ari ku mihanda, ni amakuru ari ku mihanda, ntabwo ari ukwivanga mu iperereza cyangwa se mu byo RIB iri gukurikira cyangwa se iri kugenza uyu mugabo. Ku bijyanye n'iyi nkuru rero tubijyanemo neza. Natangiye mbabwira ko uyu mudamu nta na hamwe akora mu karere ka Nyanza, even nta nubwo ari umukirina muri aka karere, wenda tuvuge ngo akora amasuku ku karere cyangwa se akora amasuku mu mudugudu. Byifashe bite rero? Nibyo tugiye kurebera hamwe. Iyi foto mwabonye y'uyu mudamu kuko nabibabwiye, si umukozi w'akarere ka Nyanza, si umugore mu buryo bw'amategeko wa meya w'akarere ka Nyanza, si mushiki wa meya, si mushiki w'umudaso cyangwa se wa sekereteri wa meya, ahubwo amakuru yo ku mihanda cyangwa se amakuru y'abamotari avuga ko uyu mudamu yari Baby na Bebizo cyangwa se yari umukunzi sheri wa meya w'akarere ka Nyanza. Ni bya bindi nigeze kubabwira nti iyo ibintu byose mubikorera mu mwijima, igihe kiragera byanga bikunda bya bintu nabyo bikaba byagira gute, byajya hanze abantu bakabibona. Uyu mudamu yaragiye
uyu mudamu bivugwa ko ari isheri wa meya w'akarere ka Nyanza, Baby na Bebizo. Reka njye mvuga Baby na Bebizo kuko sheri we bwite cyangwa se umugore we bwite ntabwo ari we uyu nguyu wifotoreje mu ntebe ya meya. Uyu Baby na Bebizo rero yagiye mu biro bya sheri we bya meya arifotoza amafoto menshi, arangije ajya kuri Facebook account ye, arangije atangira gupostinga ati ese murambona muti. Murabyumva neza, ayo ni amakuru yo ku mihanda. Si ibyo gusa, reka urebe iyi foto cyangwa se iyi foto igiye gukurikiraho. Ni iyi foto niyo nashakaga kubereka. Meya w'akarere ka Nyanza nanone yongeye kugaragara ari kumwe na wa mudamu wifotoreje mu biro bye, utari umudamu we, wa wundi ndi kwita Baby na Bebizo. Bo yongeye kugaragara ku ifoto bajya gushyira indabyo mu gikorwa cyo kunamira no kwibuka inzirakarengane zazize Jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Bagaragaye ku ifoto gutya bari gushyiraho indabyo cyangwa se bari gushyira indabyo ku rwibutso. Twibukiranye neza ko uyu nguyu atari umudamu we w'isezerano, kubera ko ibikorwa nk'ibi ngibi cyangwa se igikorwa nk'iki ngiki gisaba ko meya aza kuhagaragara, agomba kuba ari kumwe n'umudamu we w'isezerano, kuko bivugwa ko na madamu we w'isezerano cyangwa se madamu bwite wa meya w'akarere ka Nyanza nawe yari ari aha ngaha, cyangwa se nawe yari ari muri iki gikorwa cyo kwibuka inzirakarengane zazize Jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Ariko biza gutungura abantu nk'uko mubibona ku ifoto. Niyo urebye abantu bari inyuma nyine inyuma ya meya n'uyu mudamu Baby na Bebizo, ubona ko ari abantu nyine, iyo ureba ifoto nyine ubona ko ari abantu batari bari kumwe na meya muri iki gikorwa, nubwo rwose byagenze gutyo. Namwe murabibona neza aho ngaho ku ifoto. Yego, nk'uko twatangiye tubibona rero, twatangiye tureba inkuru yacu ivuga ko meya w'akarere ka Nyanza yatawe muri yombi na RIB ikabyemeza. Tukibaza duti, kubera ko twebwe tutari abacamanza kandi tukaba tutari abagenzacyaha, tugiye gukomeza nyine tugende twiganira aho ngaho muri comment nyine, munashyiraho comment, munakora like. Nimba utaranakora subscribe nyine nawe wahita ukora subscribe kugira ngo wiyunge mu muryango w'aba Real Vibes. Rero twebwe turi kwibaza duti, uyu mudamu yageze mu biro bya meya gute kandi atari umukirina wo muri biro ya meya, akaba atari muri njyanama y'akarere? Uyu mudamu yageze muri biro ye gute? Icya kabiri, ese yagiye kumusaba serivisi bageraho barahinduranya nyine, umwe ajya mu mwanya w'undi, undi ajya mu mwanya, umwe yicara mu mwanya w'undi, undi yicara mu mwanya w'undi, nyine baracenjinga nyine imyanya? Ibyo ngibyo nabyo umuntu ashobora kubyibaza, kuko buriya ku bwumvikane buri hagati ya meya ndetse n'uyu mudamu nabwo bashobora kuba bagira gute, bashobora kuba babyigaho bakavuga bati ntawe usa nk'uwicara mu mwanya wanjye, rero usa nk'uwicara mu mwanya wanjye, turebe uko byaba bimeze nawe uramutse ubaye meya. Simbizi rero, aho ngaho nawe araza kwandika muri comment umbwire ngo, cyangwa se tuganire nyine, tuganire. Njyewe nkunda kuganira muri comment, buriya niyo ndi kureba inkuru gutya nkunda kwigira muri comment. Reka tuganire, ese buriya ni uguhinduranya baba barahinduranye cyangwa se byaba byaragenze biti? Ese nanone twakibaza duti, ese kuba uyu mudamu yarifotoreje, kuko tutazi nyine ibyo meya ashinjwa, turibaza duti ese kuba uyu mudamu yarifotoreje muri biro ya meya harimo ibyaha? Meya harimo ibyaha, n'uyu mudamu se harimo ibyaha byo kuba wenda yarifotoreje ku birango by'igihugu? Ku birango by'igihugu, ibendera ndetse n'ikirango cy'igihugu, ntabwo mbizi nyine. Ubwo murakomeza mugende mwandika aho ngaho muri comment. Nk'ibisanzwe hano ni kuri Real Vibe, kubera ko twebwe tutari abacamanza, ngiye ngukubise updates, nawe uraza kwirobanurira nyine, uhite wimenyera ukuri, uhite umenya n'ibyo simbizi. Tuzabitangarizwa nyuma nyine. RIB izatubwira iti uyu mugabo rero cyangwa se inzego z'ubugenzacyaha ziracyari gukora iperereza ku bijyanye n'ikihishe inyuma yo kweguzwa no gutabwa muri yombi k'uwari
cyangwa se uko wahoze ari meya w'akarere ka Nyanza. Hano ni kuri Real Vibe, njye nitwa Eric wacu. Iyo ukoze subscribe Imana yo ihita igira icyo ikugenera mu byo wifuza byose. Ciao ciao, Imana ikomeze ibarindane n'imiryango yanyu mwese.